Nshuti bakunzi ba Jablan TV muri kano kanya ndagira ngo ngwikaze kandi nkubwire ko uhisemo neza cyane ahubwo ngarutse ahangaha nje kubabwira inkuru nziza. Locky Entertainment YouTube channel ubungubu yamaze kongera kugaruka ku murongo nyuma yaho hamaze kumenyekana ko channel ya Locky Kimomo yasibwe. Nibyo kuko yari yasibwe ariko yongeye kugaruka ku murongo kugera magingo ayanga nkuko muri kubibona ku mafoto. Buri kimwe cye cyose kiragaragara, ibyavugwaga cyane, ibyatangajwe cyane, ariko abantu benshi babimenye bitangajwe na Inyarwanda. Inyarwanda rero niyo yavuze ko channel ya Locky Kimomo cyangwa se channel ye nyine ya Locky, umusobanuzi wa filime, akaba nanatangaza zimwe muri updates ziba zigezweho cyane, amakuru atandukanye. Ariko bimwe byavugwaga ko icyatumye iyi channel ya Locky Entertainment ibasha kuba yasibwa na YouTube cyangwa se yakurwaho na YouTube ngo ari ukuviolence cyangwa se kuba atarubahirije amategeko n'abwiriza YouTube. Rimwe na rimwe harabahuriza kuba channel ye barayisibye, yari imaze kuba yakuza yarakugiruje miliyoni imwe n'abandi basaga n'ubundi, ariko urumva miliyoni imwe ni umubare munini cyane wamukurikira. Rero n'ubundi kuba yagarutseho baracyahari ntaho bagiye, bivuze ko rero Locky Entertainment yongeye kugaruka ku murongo. Nekereza ko noneho twakongera tugashimira Imana. Ni umwe mu bagabo cyane bakoze cyane kugira ngo babigereho. Rero cyari igihombo gikomeye cyane, rimwe na rimwe harabahurizaga kuba ari kimwe mu gice cy'ubuzima bwe cyaba cyangiritse cyane, kuko yabonaga amafaranga menshi cyane, byabarwaga mu mafaranga, bikavugwa ko byibuze ku kwezi kumwe bitewe n'uburyo we yakoraga, byanze ntabwo yajyaga muri miliyoni 5 atakoze neza rwose. Bivuze ko rero ari rumwe mu ruganda rwe rwaba rwangijwe cyane mu buryo bukomeye. Rero nkuko muri kubona rero video ze zose ziriho, byose biragaragara neza. Bivuze ko ari urugamba rudasanzwe Locky yaba yakoresheje kugira ngo channel yongere igaruke, dore ko ngo bizavugwaga ko n'ubundi butari ubwa mbere ahawe nk'icyo nakita nko kubwirwa ko afite ibyago byinshi cyane byo kuba channel yasibwa. Byegeze kuvugwa ariko bizongera kuba yagaruka, amakuru avuga ko yaje kugaruka, ariko ngo mu gihe yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abanyarwanda benshi barabimenye cyane. Ari ikibazo n'ubundi cyari cyabayeho cya YouTube channel ye, ariko ngo yagiye neza ku icyicaro gikuru cya YouTube kugira ngo abashe kuba yaganira nabo, hanyuma bamenye icyo bashobora kuba bamukorera. Birumvikana cyane nkuko rero n'ubundi mubibona, buri kimwe cyose cye kiriho. Bivuze ko ari ugushima Imana cyane. Abanyarwanda bamusengeye, twe twamusengeye nka YouTube mugenzi we, rwose twagombye kuba twaramusengeye cyane. Ari n'impamvu nyine byongeye kuba byahabwa umurongo muzima. Channel ya Locky yitwa Locky Entertainment ikaba yongeye kugaruka ku murongo kugera magingo aya ngaya. Ni iby'agaciro rero, ni ibyo gushimirwa cyane. Yongeye kuba yatekana muri rusange, ariko byavugwaga ko ngo icyatumye ngo channel ye yarasibwe ari uko ngo yaba yaravugaga ibintu byo muri Congo. Nabyo nibyo, ariko ntabwo nyine umuntu yabivuga ko ari ukuri cyane, ariko umuntu yabyemeza kuko nanone kuba wavuga ibifite aho bihuriye na AFC23 ufatwa nk'umutwe, kandi mu mategeko n'ababwiriza muri police zigenga YouTube hatarimo gupromotinga umutwe w'iterabwoba. Bishobora kuba rero nabyo byarebwaho bikaba byasobanurwa muri uwo murongo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi ni Jablan TV, ndagira ngo kandi subscribe ujye umenya byinshi bitandukanye. Ndabakunda cyane.